Anza Imana yagucubayira. Haleluya. Turongera kandi gushimira duciye bugufi cyane ubuyobozi bw'ikiyumbe kudutekereza kugira ngo tuze kuganira amagambo y'Imana imugoroba. Imana ibagirire neza. Ndishimye cyane kubona Pasiteri Nowa n'inshuti yanjye cyane ndishimye kukubona kandi wagize neza kutuganiriza aya magambo y'ubwenge. Nongeye kandi kwishima kubona mwese muteranya aha, abo tuziranye nabo tutazi, mwese Imana ibagirire neza. Haleluya. Kuva 2009 njengera muri iki gisagara, agatatu ntikari gahari, ariko turashimira abagatekereje. Burya hari ikintu nasanze mu buzima, yitagize icyo utekereza, uwagize icyo atekereza aza gutekerereza, kandi bikarangira ugende mu bitekerezo bye, nta yandi mahitamo uba ufite. Amen. Nta yandi mahitamo utegereza kugendera muco yatekereje. Uyu mwaka urangira nagumye gutekereza ibintu byinshi mu nzabona nicaye, hanyuma ntekereza isi uburyo ifite abayitekerereza. Buriya uku twicaye hano hari abadutekerereza. Nja ku kantu kanyuma koroheje gatoya, ndi kureba abasanzwe batekerereza isi. Uyu mwaka wa 2023 ufite couleur bahisemo isi yose izogenderaho. Ndabitekereza mbikorera ubushakashatsi neza, sanga hariho company muri Amerika ishinzwe guhitamo ibara isi yose izogenderaho umwaka wose. Mugize amatsiko mbibabwire? Nyabona. Uyu mwaka isi irimo kugendera kuri couleur bita Viva Magenta. Ikampani zihitamo amabara isi zogenderaho yitwa Pantone iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyaruguru. Ni ukuvuga ngo twebwe hari igihe dutekereza ibyoroheje bijanye n'ubuzima tubamo, ariko bitari ku rwego rwaho abantu benshi bashobora kubikoreraho. Hakaba n'abandi babaye ubuzima bwo gutekereza ibyo abantu bazogenderaho mu gihe kirekire cyane, kandi abantu benshi. Atukuzwe Mungu. Kadusome ijambo ry'Imana. Ndasaba Nowa dusomere igitabo cy'Abaroma igice cya 15 umurongo wa 2. Nshaka gusoma no wa 3. 15 umurongo wa 2 igitabo cy'Abaroma. Turaganira umwanya mutoya cyane kugira ngo dutarame. Baroma bice 15 umurongo wa 2. Yego. Aravuga ngo umuntu wese muri twe witonde gende gaho. Yes. Interuro ku yindi. Abaroma ibice 15 umurongo wa 2. Aravuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze kuko Kristo ego nawe atinejeje nkuko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byankozeho. Amen. Amen. Dukomere Imana amashi kubwijambo. Mucuranzi ukomeze ushiremo injana yitonze tapi kugira ngo amarangamutima yanjye akomeze abemo neza, kuko nasanze akozwe mu buryo bw'umuziki. Kuririmba ndabikunda kuko iyo mbirimo mba numva nezerewe.
abagishakishaka ngo se njewe nshoboye iki menye iki cya kindi uzi ukora ukumva ugize umunezero nico cawe tukaje mu by'ukora utanezerewe ushobora kuba utabikora kubwo impamvu zo gutekereza ngo se ni ibyanjye ariko umunezero wishe muco umuntu azi gukora. Turaganira ijambo ry'Imana kuko si ukubwiriza ni ukuganira no kwibukanya dusanga tuzi mu mwanya mutoya cyane. Ijambo rivuga kuba isoko y'umugisha. Amen. Kuba isoko y'umugisha. Tugaragaje kudefinisa iyi nteruro cyangwa se iyi phrase. Ijambo kuba ni riritegwa igihe cyose umuntu yavutse kugeza ashaje. Uba witeze kuba ikintu. Iyo umwana avutse ababyeyi bitega ko agomba gukura akagenda azamuka akaba umugabo akabamo ikindi kintu. Donc utegerezwa kuba. Nico gituma igihe cyose dushakisha ukaguma ushakisha ukavuga ngo ese nta sinova muri kibanza ngo nje muri kiriya kintu. Ubu uzagaragaza ngo ugira icuba atokozwe mu. Haleluya. Ibyo turebesha amaso akenshi ntago tubitahura kubera ko tutaba tuzi icyatumye biba byo. N'impamvu dutahura ko Kristo yapfuye kandi akazuka nuko hari umwuka w'Imana ubitutaguza. Ariko murabiza baciye ku ishuri hari abanyabwenge bahakanye bavuga ko iyi Imana ntayo. None se Imana tutabona tudakoraho tutareba ntayo. Ariko bakaza kwemezwa n'akajambo kanyuma barimo kugwiriza ku mwuka wanyu akumva umwuka ugiye kumushiramo hakibaza ntese none ko numva ngiye ubuzima bwe guhagarara ngiye akavuga ngo bishoboke ko hari ikindi kintu kiri hejuru yanjye bikarangira bemeje ko Imana ihari. Haleluya. Kugira ngo nihute kuba ni ijambo umuntu wese aharanira, ni ijambo umuntu wese yifuza. Nimba uri hano mwijabe hano no kwijabe hari igihe haba hariho izindi karite zazubaka nka za miroire n'izindi wowe wifuza ko wenda ushobora kuja muri kiriya kibanza abantu bakumva ko ari usigaye ubu. Nimba uyu munsi wararangije kaminuza wenda ufite oya Japan lisansi aya tato yandi yahindurwa baccalaureate ukagenda uzamuka uba wifuza ngo byibura ngomva hagere ahandi kugira ngo bazokwite ko wabaye runaka. Igira kabiri isoko naje gusanga ari imbaraga naje gusanga n'ububiko ni stock ni store y'imbaraga n'ibisubizo by'ibyo tubona n'ibyo tutabona. Isoko n'ububiko bw'imbaraga cyangwa se ubushobozi ndetse n'ibisubizo by'ibyo tuba tubona n'ibyo tutareba. Imbaraga buriya ziyamburira aha ngaha ntabwo ziri muri yambura, hari ahantu byihishe quelque part sitwuruha tuwabona kandi kuyibona hano nta kindi kintu umuntu yitekereza ntabwo bayoduteye asifiwe Mungu. Haleluya. Hari akantu natekereje mu kanya bamaze kumbwira nibuka umugabo nabonye ufite amaso nk'uko ndeba ariko utabona. Nza gusanga imbaraga zo kubona ntabwo ziba mu gukanura amaso siho ziba, ni mu mutima no mu bwenge. Umuntu ashobora gukanura ariko umutima udafunctiona neza, ubwenge budafunctiona neza arakanura ariko ntabwo. Ni ukuvuga ngo isoko y'imbaraga zimuhesha kubona ntayo.
icya gatatu umugisha. Umugisha mu buzima busanzwe turabitahura twese, mu kugira umuryango mwiza, ukagira faranga, ukagira inzu, ukagira imodoka. Ariko mu majambo magufi naje gusanga umugisha ni ukuba umuntu ashobora kubaho ubuzima bwo gusatisfeza icyo bita mu Cyongereza basic needs. Hari umukomedi umwe muri Kenya nkunze gukurikirana ngo ni Pastor Kuria, yaravuze ngo buriya impamvu wumvikana n'umugore mukabana neza mu mahoro ngo nuko ngo ufite ubushobozi bwo gusatisfeza basic needs. Umunsi utabishoboye ntimubana neza, kiretse wenda abashobojwe n'agakiza kakabashobora kakabahambira. Imboga nizibura umugore nta gushwana, imyambaro ni ikena kubera ko afite ikindi kibimubuza. Ariko hari ababishwanira, hakamubaza ngo se kudasuma bite? Erega abana bagomba kuja kwiga ku ishuri, ariko atazi neza ko ubushobozi ntabwo. Nuko umugabo atashoboye kwegeranya ngo amenye kubumbabumba ibintu neza. Haleluya, haleluya. Ariko kugira ngo twihute tuje ku ijambo nyamukuru, kuba isoko y'umugisha, muramba baranje sinzi kuvuga nihuta cyane cyagira uwo bibangamira, siko kandi biramutse bikije nabyo. Kuba isoko y'umugisha mu majambo ni ukwemera kuba umuryango wuguruye Imana ishobora kunyuramo kugira ngo igezeho umuntu igisubizo cy'icyo arimo gusengera. Amen. Ukemera kuba umuryango Imana yonyuramo. Abenshi tubona uko turi hano, yakoze pastor yabaye kubikoraho gatoya. Ushobora kuba utaragera kuri cya kindi usengera kubera ko hari umuntu Imana iri mu gukomangira ku mutima akanga gukingura. Kuko ibiri mu isi byose usibye manu yamanutse bakayirya batahinze batagize gute, ariko Imana yarababwiye ngo ibyamanu bimaze kuvaho bamaze kwinjira mu gihugu. Hari yarababwiye ngo désormais manu ndizongera kumanuka kugeza igihe muzoza mukora mwenyine mu rugo ibibato. Whoever wants a manna must work hard for it. Aya magambo ndi kubabwira nayahawe muri 2019. Kuva 2019 ngerageza kugenda nyigaho. Dushobora kutari benshi hano cyangwa se bakeya babayeho ubuzima bwo gufashwa, mu buzima bwo kugira kuba hari awogira icyo akora kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho. Ngo mbitekereze 2019 za gusanga umuntu wese wabyemera utabyemera waremewe ku isoko y'umugisha. Nico waremewe. Ushobora kuba utabyemera ariko nico ubereyeho, kandi bamwe usanga usanzwe unabikora, usanzwe ubibamo, ariko turasabwa kubigira ubuzima. Reka tuvugane ibintu bitatu gusa, ni amahame atatu yatuma umuntu aba muri icyo kibanza. Ukaba isoko y'umugisha, ukaba umuryango wuguruye Imana ihora inyuramo kugira ngo ugeze abantu babisubizo ibyo basengera. Icya mbere ni ukugira urukundo rw'Imana muri wowe. Haleluya. Kuba ufite urukundo rw'Imana muri wowe. Mbabwiza ukuri, buriya abantu bose bakwandikira kuri telefone nushaka uzemere ko bagukunda, kuko mbere y'uko umuntu akwandikira cyangwa se agutelefone
mbere ko abikora hari kiza kibibanziriza. Memoire n'ubwenge bizo bigutekereza. N'uwakubitse uzumutindaho cyane umutekerezeho. Yakwiyumviriye gute? Bipe yonyine. Mbabwiza ukuri. Tushobora kugira icyo umarira umuntu utamukunda ntibishobora. Sibyo ko. Ndetse n'ikimenyetso kizaba bikwereka neza. Umuntu wanga wumva ko niyo hanavuga ntimworebana mu maso gutya. Biza bigora kumuhanga amaso ngo murebe. Kubera ko haba hariho sirwi ziri kumuvinga muri wowe. Ntabwo insinga ziba zahura. Ariko niyo mpamvu wa muri byavuze ngo Yesu ngo yaduhambiriye umugozi w'urukundo. Iyo umuntu afite urukundo rw'Imana muri we, igihe cyose hari chance kivuga ngo nitwizirikane ubwacu, ahubwo tuzirikane. Iyo umuntu afite urukundo rw'Imana muri we, ntabwo yitindaho cyane, ahubwo utinda ku bandi, kubera ko wowe uba wiyizi. Kandi tugeze ko tumvikanaho n'umudamu rimwe twajanye mu isoko ngo mari ngo ipantaro zisa. Harambaza nese ubitekereje kuragura ipantaro zibiri zisa zawe gute? None se abantu bazomenya gute ko wambaye yindi uzohora mu ipantaro imwe abantu bazabona? Ndamubwira ngo wewe watekereje neza, ariko ihame uri gukoreraho bitandukanye n'ibyo nje ndeba. Amahame ni abiri. Icy'ingenzi kugira ngo umuntu yambare nuko wambara ukikwiza. Abantu baramutse bamenye ko wahinduye kandi ukambara kugira ngo bamenye ko nawe wahinduye, ubundi uri kuzuza ibitekerezo byabo, uri kuzuza ibyifuzo byabo. Iyo umuntu akora kugira ngo abantu babone ko yakoze iki, uri gusubiza amarangamutima yabo cyangwa se ibyifuzo byabo. Ariko ikikwereka neza ko uhagaze mu ihame ryawe neza, ukora ibi, ntabwo utekereza ku bandi. None se ninambara iyi ngiyi kuwa mbere, kuwa kabiri nkambara iyindi, abantu nibamenya ko ntahinduye, njyewe mbizi ko nahinduye, hari ishira. Ntabwo ikibazo tugira nuko ubutekereza ngo se nimbikora abantu byatekereza. Niyo mpamvu sinorwa nezerwa ngo nambaye byiza bihenze hari undi nzi neza ko atambaye neza. Uyu mugabo wicaye hano paturo rimwe yakoze ikintu kikoraho, reka ngivuga amatara ntacyo bitwaye n'ibyago babwira, kuko nabizi nawe hari icyo atekereza kuri iri joro. Hari umuntu wari umufitiye ideni udutara mu munsi umwe yama avuga ngo reka mbabwire amakuru. Hari umuntu wari umufitiye ideni kandi twumvikanye kaneza, none ndamubabariye ideni ndarihebye. Nawe aragenda, ubwo twari mu matara nako nyiri kumugira ideni ntabwo yari ari aho ngaho, ariko aza kumugeraho aramuganira, tugasurega kutitaho telefone, tugasure guca ku ruhande umbonye, cyangwa ngo numbona utwibuka ideni nari kubabari. Ngaho w'Imana cyane yamwereye imbuto atazibagirwa mu buzima bwe. Nimba ubwira icyo utekereza ku bandi ukagira imbaraga nke zo kubikora, genda wongere usenge Imana icyaza urukundo rwayo muri wowe. Kandi Felix nawe tubwiye ku cyumweru ngo umuntu wahaye ishati akayambara igashira, muhuye ayambaye yarashize ngo ndi uwo musinga, ahubwo ngo uzoba uronse kwese uvuga ngo ya shati namuhaye yashize, reka nje kureba iyindi nyuma. Impamvu dusekana kubera ko ntazi kwandika icyongereza neza, ukanseka ngo sinzi kucyandika no kukivuga cyangwa se igifaransa, ugahita utekereza ko ntize neza.
gutekereza ko uri isoko y'umugisha w'icyongereza cyane. Yes, ni ukuvuga ngo ndi wo museka abaguhaye icigwa kivuga ngo ntago kuko baba urabiziga hari wose ku muntu kuca atazi nawe atakizi impamvu ituma umuseka nuko umurusha ariko abaguhaye ikibazo kivuga ngo nguyu mukoro mwigisha kugira ngo nawe bimenye neza yabitubwiye nimba hari ikintu kigoye mu isi ni ukwishimira umugisha uri mu ngezeho kandi uramutse ubishoboye ukabibamo atukuze mu haleluya. urukundo rw'Imana iyo ruri muri wowe ntiwatekereza umuntu nabi ntiwamwifuriza ibibi worosha mu mutima. Icya kabiri ni ukugira impuhwe. Impuhwe ni nziza. La compassion. Uduma yigeze kubitubwira avuga ngo burya Yesu ngo ntabwo ari uko yari azi gutubura imigati n'ibindi kugira ngo yemeze abantu ko azi kubikora. Nta nubwo impamvu ngo yabimuteye ngo yagiriye abantu impuhwe birigwanye umunsi wose inzara yenda kubica abagirira impuhwe. Haleluya. Haleluya. Sinzi urukundo rwawe uko rungana, kigero cy'urukundo rwawe ufite kugira ngo ubimenye neza ko urwagutse ari runini cyane nuko uzemera babwi kuva 2019 mbitekereza ijambo rinzamo nihaye ihame ko ku munsi ngomba kubera umuntu umugisha. Amen. Umuntu umwe bana babiri ishobojwe nkagira babiri ni sawa kandi tuvuze ku isoko y'umugisha ntutekereze ifaranga uri kuyoba ni somo rinini cyane kubera umuntu umugisha umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ku munsi ntabwo ari amafaranga. Reka guhita utekereza ifaranga kuko izo ufite ni nkeya habe na Elon Musk kugeza iyi saha ari muri struggle atekereza ko ifaranga afite ari nkeya kugeza iyi saha. Niwo wari umukire wa mbere muri mwaka ushize ariko kera bamurenze kubera impamvu iyi ntambara ya Ukraine na n'Urusiya yamuteje igihombo kivuye kuri satellite bamaze gucira imihora Ukraine. Ubuyobozi bwa Amerika bwaraje bamubwira ngo ni wowe mugabo dufite hano tutize satellite internet ikora Ukraine itagira ibibazo. Araziba mu mezi atarenze 3 yahomze miliyari menshi y'amafaranga ariko niyo nta yindi choice yari afite agomba kubisoko y'umugisha kuri bari abantu. Sinzi ikigero cy'urukundo ufite ni wowe wizi ariko uyu mugoroba urabigeresha ubuzima ubayeho urupangu urimo ku kazi ku ishuri naho ugenda bizakurinda kugira ikibi wakora aho ushoboye kugira icyo wakora wowe birinde wobera umugisha umuntu. Buriya urukundo ku muntu ufite inzara ntabwo ari ukumuganiriza n'amajambo menshi ni ibiryo gusa. Urukundo ku muntu wambaye ubusa si ukumubwira story z'ibyiriya nire ni ukumuhihuza gusa akambara. Urukundo ku muntu wagize ibibazo byo kuba ari wenyine nta kindi bisaba muheza akanya umuganiriza umuba hafi nibwo rukundo. Nta ababyeyi wenda bafite abana nibo tekereza ko bashobora kugira impuhwe cyane gusumbya abasiribateri batarashaka. Iyo umuntu afite umwana uzubona ahagenda nk'ahantu atera akaguru hano ukagira impuhwe ko ashobora kugirira akaba yogwa hasi biratandukanye no kuba umukunzi. Uzutekereza ukavuga ngo uyu mwana naca ahangaha. Hari ubwageze kubitubwira ngo abantu bamaze kuremererwa neza n'impuhwe nyinshi muri bo ngo inzira aciyemo akayisangamo nk'umushugi cyangwa ikindi kintu baragituma akakishyira ku ruhande ukomeza. Utekereza ko hari umuntu wohaca kubera ko nje mbibonye
akaba yokandagira umushu ni muri rya hame n'ubundi bwo kugira icyo gutekereza. Umutwe w'umuntu cyangwa se ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi burenze gutekereza ibintu abandi bazongera imyaka myinshi irenze iyo uzobaho, ariko tugira ikibazo cyo kutabihereza akanya kugira ngo tubibemo. Ubona ni ikibazo tuvuga cyo kwerekwa umuntu akagira icyo Imana imuganiriza, kuko twese hano tuzatwereka twese uko tungana hano, twese Imana zituganiriza. Gusa ikitugora ni ugutahura ngo umenye ko ariyo yavuze, bikakugwanira mu kibazo ngo ni amarangamutima, kwibaza ngo ni, ariko tukabyita mu mutima wambwiye. Imana iba yakuganirije ikabigusobanurira neza. Igikorwa cyose uzokora cyiza kitabangamira ubwami bw'Imana, burya Imana iba yakuganirije, iba yavuze, ukabitangira ituro ndetse ukabwira abantu ngo nereke cyane, kiretse watekereje ikibangamira ubwami bw'Imana. Icya gatatu ni imbabazi. Urukundo, impuhwe, imbabazi ni amahame atatu agushoboza kubaho ubuzima bwo ku isoko y'ukuri. Nigeze kugirana ikibazo n'umuhungu umwe imyaka ishize, warangize kitwagiriye umubano mwiza kandi tutari kumusari, dufite abana mu nzu, tutabana muri kane. Tekereza ko azoza kugira ngo tuyicare tuganire dutengeneze, ntiyabishobora. Gira amahirwe icyo gihe Imana irabishoboza, amuhamagara kuko twajaga guhura agaca ku ruhande. Ubwo ati umuntu ashobora kuba ari muri struggle zikomeye, hamwe ndagukeneye uzoze tuganire. Turicarana ahantu amubwira ngo wa cyagega byagenze uko baramba bacaca ndetse ariko kubabara z'Imana, utekane, umererwe neza, tubana amahoro, ugasubire guca ku ruhande, dusuze duhura dusabane. Nongeye icyo gihe yararize atekereza ngira amagambo akomeye, ariko nari nshatse kubohora umutima we kugira ngo abeho atekanye aguwe neza. Hari ijambo Nelson Mandela ngo yabwiye perezida wa Amerika wari igihe afungurwa, warangize ubwo bari bagize abazungu batekereza ko azakora vengeance akabamerera nabi kubera kumufunga igihe kirekire. Wafungurwe arabwira ngo South Africa ni y'abazungu, ni y'abirabura, ni y'abantu bose mutekana. Minisitiri wa mbere muzungu, minisitiri wa defense muzungu, minisitiri wa economy muzungu. Abazungu bari basaba ifaranga, bajanye ibintu byose byaparanga, bagira ngo none karabaresha, basanga biri serious. Perezida wari waricege haraza aramubaza ngo se byagenze gute kugira ngo ushobore kubabarira abantu bakugiriye nabi myaka. Aramubwira ngo ntabwo ngo nova mu gasho nari ndimo cy'imyaka 27, umubiri ufunzwe, hanyuma niba ngo nongere nsubire nje mu gasho ku mutima. Buriya kubabarira uba uribere umutima wawe kugira ngo tuzumererwe neza. Nimba hariho mwagiranye ibibazo hano, ukabuzi ko wari umutumvikana mutaganira, umutima wawe urafunzwe totally, kandi igihe cyose uzamubona nta gihe uzonezerwa cy'ijoro. Sori kimwe gusa ashobora kuba atarabishoboye kandi niwe waguhemukiye, niwe wakoze nabi, atafite imbaraga zo kwegera ngo gusaba imbabazi, birashoboka ko umuhamagara. Haleluya, haleluya. Ushindaji wenye mamlaka za maono, Yesu ushindaji wenye mamlaka yote
watekereza ko ibibazo byo gukora ibyaha no kugirirana nabi no bizoshira tibizokunda tuzarenda tuja mu ijuru twese itora rugenda bigenda ariko umuti urwo gusa no kwicarana gusa imbabazi babarira byose isayimbaza gasoje wakwibaza ubuzima ubayeho nimba uri isoko y'umugisha kuri mugenzi wawe wamaze igihe kirekire uri mu byumba usenga ushobora kuba wo mubana mu nzu ari ufite igisubizo cy'ibyo gusenga abamaze igihe kirekire demande z'akazi ushobora kuba wo muri kumwe hafi aho ngaho ari ufite igisubizo cy'akazi uri gusenga icyo dusabwa ni ukwemera ku muryango uwuguruye Imana ushobora gucamo kugira ngo itugezeho ibyo urimo gusengera bakira ijambo ry'Imana.